Haleluya. Tera hariya kure mu nyanja imbuto zawe muri yose ya hariya aho utizeye muzongera no kuzibona, aho utizeye n'izindi nyungu. Haleluya. Aho utagira ngo ngiye gucuruza, burya nibyo yavuga. Nyanyagiza hariya kure, yavuze hose, yavuze inyanja hariya utogera kubibona. Ubundi yaravuze ngo fata ibyawe ubibibe kuri ba bandi utizeye ko n'izindi nyungu, ba bakene hariya bakenye, ba bandi babona babatindi atakibona azogusubiza, bamutubwira uti uyu ndamuhaye nk'umufasha. Niyo nyanja umubwiriza yavuga. Nyanyagiza imbuto yawe ku mazi aho utazongera no kuzibona ukundi, mbere ngo uzigire n'inshuro 7-8, ngo hashize igihe kirekire niho uzongera guhura nazo. Amen. Haleluya. Usomye igitabo 3 n'uza kubisanga. Hashize igihe kirekire uzongera uhwane na za mbuto zawe. Haleluya. Tugiye gusenga dusengera ibyifuzo byabiri muri twebwe ndetse n'abarwayi. Ashobora kuba atari wowe ariko ufite undi murwayi mu ruhande rwawe. Uyu mwanya icyo ngira ngo dusengere ibyifuzo. Hari icyo ufite principe iriho y'ubuzima, murabizi ko hari ibintu twebwe dushoboye gukora, ibyo ngibyo dutegetswe kubikora, ariko hari ibyo tudashoboye gukora, ari nabyo dushoboye gusengera. Haleluya. Ni ukuvuga ngo dukwiye gusengera ibyo tudashoboye gukora. Ibyo dushoboye gukora turabishimira, tukavuga ngo Mana ushimwe uko wadushoboje gukora ibi bintu, noneho tukanagira umwete wo kubikora, ko Imana iduhamagarira kubikora. Ariko hari n'ibindi bintu twebwe tudashobora gukora. Hari ibintu uzi mu buzima bwawe utashobora gukora. Muri uyu mwanya rero niyo tugiye gusengera, tuba tugeze mu mwanya umuntu ashobora kwihagarara ku giti cye. Ibyifuzo duhuriyeho twese mu gusengera duhuriye mu bihugu byinshi, haba mwabonye ko tiyara abantu bagize buriya jambo ry'Imana tubwira kwifatanya n'abababaye. Hari umutingito uherutse muri Turukiya wishe abantu benshi, cyari igihugu gitekanye kitanikanga umutingito, kandi kiri no ku mugabane sinakuri muri Turiki kuri. Ejo bundi byabaha cyangwa bikaba n'ahandi. Buriya niyo mpamvu ijambo ry'Imana tubwira ngo twifatanye n'abantu bababaye. Dufite ibihugu za Ukraine, ku isi hari intambara nyinshi noneho bitari kure. Dufite n'ibihugu duturukamo, abaturuka mu Rwanda natwe n'abaturuka muri Kongo nabwo bari intambara. Ibyo nabyo turabisengera kugira ngo Imana itange amahoro. Hari abavandimwe bacu ibihugu iyo bitumvikana, abantu tuvuga ururimi rumwe, dushobora kugenderanira, nawe ushobora kugira gutyo ukaba warayeyo, ejo bundi umuntu ashobora kuharaza isasu cyangwa ikindi. Rero twebwe nicyo cyatumye Imana idushyiraho, ariko uze kuzirikana na bya byifuzo byawe. Haleluya. Na bya bindi byawe. Ndagira ngo uyu mwanya tugiye guhagurukira imbere y'Imana, tugendere. Ndagira ngo ukore connection y'ibindi bintu Imana yakoze mu buzima bwawe. Nurangiza usabira abandi nawe wisabire. Tubwire Imana ngo uyu munsi duteranye. Umuririmbyi yaravuze ngo igihe dusenga amasengesho yacu aratumbagira akagera kure cyane aho njyewe ntagera. Haleluya. Niba hari ikintu gikominikana n'Imana ni ijwi tuzamura. Niko umuririmbyi yaravuze ngo ijwi tuvuga n'umutima w'umuntu birazamuka bikagera imbere y'Imana. Mureke duhaguruke. Umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana, ugakoma urugi, ushaka kureba Imana. Amahoro, amahoro twabona muri
dusabe mama Pasteur tujye imbere ariko nawe ubwira umutima wawe ugira icyo usaba Imana ibwire ngo nageze imbere yawe ndifuza ko hari icyo ukora ugende mu bibazo ufite ndetse no mu mashimwe ufite uyishime ni umwanya wo gusenga Imana kugira ngo tuyisabe kandi yita kuri twebwe karibu no gusenga waduhaye agakiza ndetse uduha ubuzima umugisha wo mu rugo rwawe none twemere ko uyu mugoroba turaba turi hano twumvishe utubwira duciye bugufi muri uyu mwanya kugira ngo ari ushyirwa hejuru nk'uko watangiranye natwe uze gusozanya natwe kandi uyu mwanya twinjiyemo kumva ijambo ryawe tukumurikiye imitima yacu kugira ngo yeze umutima imbibe yo kwibwa mu ijambo ryawe ritubere umuti wo kudukiza no kutwomora ijambo ryawe ritwubake ahasenyutse ijambo ryawe ryomore bikomere ryunga imvune ijambo ryawe rihumure ibyirikize ibimuga bigende biva amatwi byumve umugabura w'ijambo turamusengeye tumusabiye imbaraga turamusengeye umukoresha ubutwari ubane nawe umugirire neza umuteguro na gahunda bigwire muri we kandi ducyashye imbaraga zirwanya ijambo turabizi neza ko muri uyu mwanya abadayimoni bagira ifure n'ishyari kugira ngo tutumva ariko duheje gukora kose ku mwijima watuye kubaho twatuye ubuzima twamagaye umwuka wera kugira ngo abane natwe muri uyu mwanya bari gushinzwe umutekano w'imitima ntaza twegere kugira ngo tutaza gutahiraho ahubwo tugira icyo tutahana mu nterezo zacu dusabye bikeya ariko byinshi bikwiriye duhana na mbere yose mu izina rya Yesu amen. Indirimbo ya 16 turirimba kane gatoya 16 aguruke tubaza kwicara hasi tugushimiye kubw'iryo zina ryawe Yesu riduhumuriza izina ritugejeje iki gihe tukiriho kubera ryo izina riduhumuriza ku manywa n'ijoro tugushimiye kubw'iryo zina ryawe Yesu ry'igitangaza izina iyo turihamagaye tubona ubutabazi izina intare zunama kubw'iryo zina ibyitwa ibinyembaraga byose bigaca bugufi kubw'iryo zina iryo zina riraduhumuriza mwami iryo zina turihaye icyubahiro iryo zina ritugejeje iki gihe turi ahantu niryo ritumye duteranira muri iyi nzu yawe hitirwa izina ryawe iryo zina riraduhumuriza izina ry'icyubahiro ryawe Yesu izina ry'igitangaza izina ridahuye n'ayandi mazina yose iryo zina riryubahwe mwami iryo zina turaryubashe iryo zina turihaye icyubahiro turikomeye amashyi turyubashe iryo zina ryawe mwami ushime mwami Yesu Kristo gitangaza urakoze Yesu mu izina rya Yesu amen haleluya Imana ishimwe ko dufite izina duhamagara tugatabara Imana ishimwe ko bw'iryo zina rikomeye haleluya izina ngo riri hejuru y'andi mazina yose izina ritanga amahoro haleluya izina abadayimoni bumva bagatinya izina ibikomeye n'ibyigira ibihangange bica bugufi kubw'iryo zina Imana ishimwe haleluya ngo no mu ipfa ryanje iryo zina rizampumuriza aho umuntu apfa ari umukira avuga ati ndatashe nitahiye iwacu haleluya muri ibyo ngibyo ngo gupfa n'irembo ry'ijuru
ariko umunyabyaha yumva gupfa akagira ubwoba akabona ibyo asize ati none bigenda gute. Iwacu hari umuntu w'umukire ngo yararwaye ajya kwivuza mu bitaro, iwacu burabaganga ajya hanze, barambwira bati isaha iyi niyo uzaba upfuye, ni iki kinakora nabaha amafaranga angana iki ngo sinshobore gupfa? Bati ntabwo bishoboka ko uzaba upfuye. Imana zifashe cyane. Ariko ngo n'imbere y'urupfu izina riraduhumuriza twumva ko dutashe iwacu. Haleluya. Umwami Yesu arakarama ahabwa icyubahiro. Amen. Tugiye gusoma rero ijambo ry'Imana mu bice bibiri, mu bitabo bibiri. Turahera mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 9. Turasoma no mu gitabo cya Rusi ibice bibiri nta handi na byakozwe n'intumwa ibice 9 hariya ku murongo wa 36 niho tugiye gusoma. Turabe iryo zina, ububasha n'ubushobozi bwaryo n'urupfu rurubaha iryo zina. Haleluya. Amen. Il faut absolument que je regarde le livre. Petero azora Tabita twahabonye twese. Byakozwe n'intumwa n'ibice 9 guhera ku 36. Kandi Yopa hari umugore w'umwigishwa witwaga Tabita, risobanurwa ngo Doruka. Uwo mugore yagiragwa imirimo myiza myinshi n'ubuntu bwinshi. Muri iyo minsi ararwara arapfa. Bamaze kumuhagira bamushira mu cyumba cyo hejuru, kandi kuko iruda hari bugufi bw'Yopa, abigishwa bumvise ko Petero ari bamutumaho abantu babiri, bamwinginga bati ngwino uze iwacu ntutinde. Petero arahaguruka ajana nabo. Asohoyeyo bamujana muri icyo cyumba cyo hejuru. Abapfakazi bose bahagararana iruhande rwe barira, berekana amakanzu n'imyenda Doruka yababoheye akiriho. Petero aheza bose, arapfukama, arasenga, ahindukirira intumbi ati Tabita haguruka. Arambura amaso, abonye Petero arabyuka aricara. Petero amufata ukuboko aramuhagurutsa, maze ahamagara abera n'abapfakazi amubaha ari muzima. Bimenyekana Iyopa hose, benshi bizera umwami. Nuko amara iminsi myinshi Iyopa acumbitse kwa Simoni umuhazi. Tugiye mu gitabo cya Rusi ibice 2. Abafite Bibiliya nkuru urupapuro nimero yago na 257 tugabyoro. Ibice 2 igitabo cya Rusi ku murongo wa 10 niho duhera kuze ku murongo wa 12. Tusome. Rusi yikubita hasi yubamye, aramubaza ati ni iki gitumye nkugiriraho umugisha ko unyitayeho kandi ndi umunyamahanga? Bowazi aramusubiza ati bansobanuriye neza ibyo wagiriye nyoko bukwe byose, uhereye aho umugabo wawe yapfiriye, kandi yuko wasize so na nyoko n'igihugu wavukiyemo, ukaza mu bwoko atari inzu utaruzi. Uwiteka akwiture ibyo wakoze, ugororerwe ingororano itagabanije. Uwiteka Imana y'Abisirayeli wahungiye munsi y'amababa yayo. Amen. Haleluya. Na amagambo tugiye kumara umwanya tuvuga, kandi hamwe n'Imana n'umwuka wera buri muntu wese arafashwa mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Umurinde aravuga ngo abiringiye iryo zina rya Yesu Kristo, haleluya, nibamara umubabaro. Yesu nashimwe. Amen. Nibamara umubabaro. Ushobora kuba wavutse mu karere tugasanga ubaye imfubyi. Yesu ashimwe. Amen. Hari ab'imfubyi bakivuka mu byaga hitapfa ko kanya,
hari uwo bamaze amezi 5 bamaze imyaka ingahe ariko ukitwa imfubyi. Imana idufashe. Ariko kwa Yesu nta mfubyi hari. Yesu nashimye. Kwa Yesu mbere yavuze ngo nije mugabo w'abapfakazi ndi se w'imfubyi. Yesu nashimye. Kuvuga aho umuvyeyi wawe atabashije kugira cyangwa gukora, Yesu arahari. Haleluya. Aho umugabo wawe atabashije kukungana ko atakiriho, Yesu abahari. Cyangwa aho umugore batabashije kugufasha ko atakiriho, Yesu arahari. Niwe se w'imfubyi, niwe mugabo w'abapfakazi. Imana ishimwe. Uyu mugore tumaze gusoma Tabita, twumvise ngo yagira ubuntu bwinshi. Yesu nashimye. Yagira ubuntu burenze ku buntu ngo bukaba bwinshi. Haleluya. Kandi yakorera ubuntu cyane cyane niba abandi badashoboye. Yuzuza ya mirimo Yesu yakonije mugabo w'abapfakazi. Yesu yakoresha Tabita ijambo yavuze. Tabita yadodera imyenda abapfakazi. Tabita yambika imfubyi. Tabita yagaburira abashonje. Bimwe Yesu yavuga, Tabita no yabishira mu bikorwa. Haleluya. Imana ishimwe. Abapfakazi imyenda yacikiyeho bazana kwa Tabita akayibadodera ku buntu atamafaranga basabye. Kurya yagira ubuntu burenze. Umunsi umwe ngo ararwara. Yesu nashimye. Umuntu nubwo abakiranutse ararwara. Yesu nashimye. Tukiri mw'isi bigaragazo biratuzaho. Hari umukozi mbona yavuze ati ndabasabye muze munsenga n'umuryango wanje. Ati benshi bibaze ngo je ntabwo ndwara kuko nanje sengera abandi ati ndarwara nanje ndaterwa. Ati muze munsengera. Pawulo nawe yararwara mbere ngo afite ijisho ritabona neza. Agasenga ati Imana wankijije ati ubuntu bwanjye buraguhagije. Ariko abandi b'impumyi agasenga bagahumuka. Ibimuga bikamuguruka. Yabazima ati ubuntu bwanjye buraguhagije. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Nawe Tabita umuswe ngo ararwara. Barasenga bakiranutsi barasenga baje kwa muganga biranga bigeraho Tabita apfa. Abapfakazi ati turanyazwe, imfubyi barari ati turagowe, ninde zaza twambika, ninde zatugaburira, abapfakazi bararira barabogoza, ariko ngo bamenya amakuru. Haleluya. Ngwiruda niho baba abigisha bo kwa Yesu ba Petero intumwa zaba iruda bamenya ngo yuko ariho bari kandi ngo hari bugufi cyane. Haleluya. Amen. Bohereza abantu bari tumugene mwiruka mwabasore mwe mwihute muzigereyo vuba mu mwinginga muti baragusabye uzi wacu vuba hari ikintu kigomba gukemurwa nawe. Yesu ashimwe. Amen. Petero Yesu yari amaze kuzamuka bari basigaye abantu birangiriye mu kuvuga ubutumwa no mu gukoresha ibitangaza n'Imana. Petero yarasigaye aca ahantu abantu bagatondesha ku muhanda ku buryo kubasengera yarasigaye aruha bitakunda abantu bakizera igitutu cya Petero bakaryamisha abarwayi uwo kinyuzeho bagaheza nk'izuba rica agakira bwo kwizera. Amen. Yesu nashimye. Amen. Gusa ati izuba riri hariya muryamisha abarwayi ngaha abadashoboye gukora aho barakira ku igitutu cya Petero. Yesu nashimye. Amen. Haleluya. Amen. Abandi agafata ya miswaro twihanaguza ibyuya akazatagira nk'akanaga hariya wo kaguye akabakize. Yesu nashimye. Ndagira ati mwami Yesu ibyanje byose bigomba gukora imirimo yawe. Yesu nashimye. Amen. Petero ngo bagenda bati turagusabye iyo pari kibazo kihavutse kandi niwe ugomba kugikemura. Hari umuntu yakoraga neza, hari umuntu yari yuzuye ubuntu bwinshi, turakwinginze uze. Abapfakazi bari kurira, imfubyi bari kurira. Ngo Petero yabyumise azanana nabo bihuta. Yesu nashimye. Ngo hageze abapfakazi batondanye amakanzu. Yesu nashimye. Baza ati nabi uyu mwenda nambaye niwe wundodeye ku buntu ubundi reba nanje abana ati nanje reba niwe nyigisha niwe ngaburira. Baravuga Petero yumva biramurenze ati musohoke mumbise ndafite uwo ngiye kubwira. Yabyumvise turi kumwe. Haleluya. Maze Petero ngo arapfukama avuga ati mwami Yesu nshingiye ku mirimo y'umuntu numvise yakoze uyu muntu si uwo gupfa uyu muntu nuwo kubaho ndakwinjiza umugarurira abera. Haleluya. Ngo maze ngo ako kanya ijwi rya Petero ryinjira mu matwi ya Tabita atangira kumva barambura amaso abona Petero. Haleluya. Maze gukubita ingohe
Petero ngo amufata ukuboko amuvana hasi ngo amuzanira abera. Haleluya. N'abapfakazi bose ati nguyu umuntu wanyu. Yesu amugaruye ari muzima. Ngo bavuze impundu barashimira Imana. Maze abantu ngo bamenye ibibaye. Abantu bizera umwami Yesu. Imana ishimwe. Haleluya. Ngo ni imbere yo ngo n'igihe cyo gupfa nzoremeshwa n'iryo zina. Yesu nashimwe. Haleluya. Abakiranutsi rero ntabwo urupfu rubatwara ngo rubajya kurwo bwishaki. Bapfa kuri gahunda y'Imana. Yesu nashimwe. Satani ntabwo atwiba. Gahunda y'Imana ikwiye yo kandi mu buzima bwacu twihora twifuza ubufasha. Yesu nashimwe. Ariko nawe nuko bigoba ko mu nzu yawe, mu bikorwa byawe, mu butame bwawe n'uburuhe bwawe hagomba kuvamo imbuto nawe unyanyagije ku mazi. Yesu nashimwe. Ariko amazi azazitwara iyo mu burasirazuba, mu burengerazuba, gauche à droite, ariko ntuzi igihe umuyaga uzabihuha buke buke ukabikugarukanira. Nibyo tumubiza bavuze ngo muzongera guhura hashize igihe kirekire. Yesu nashimwe. Haleluya. Ugomba kumenya ngo nanje ntabwo ngomba gufata umushahara wanjye ndawurye ndawurangize. Nubwo ari ukungana kose ndagomba gufataho nanje ngende kubiba. Nyandageze hariya ku mazi. Hariya. Kuwatacho dusangiye ndetse kwa mwene wacu ntabwo ari aho honyene. Mama umbyara ntabwo ari aho honyene. Mama wumva nk'itegeko. Wa wundi ku nyanja hariya. Gomba naho kubiba yaza mbuto zawe. Naho ngo bamenye ngo hari ikintu kigiye kwa runaka. Imana ishimwe. Yesu nashimwe. Kuko uriya muntu ijambo aza kuvuga Imana iguha umugisha. Uwo mugisha uraza muri bya bikorwa byawe bikarama. Umugisha ukaza muri ya mirimo yawe ikagira umugisha. Nibuka ubuhamya bw'umuntu yarakora akazi hagera igihe cyo kugabanya abakozi. Amakuru araza aravuga ati yemwe ati attention bagiye kugabanya abakozi hano hagiye kuba chômage. Yatuye ijambo bataranafisha agati cyoze izina ryanje ntabwo ririmo. Nasangira n'Imana. Haleluya. Salere yanje nayisangira n'Imana. Ndazi izina ryanje ntabwo ririmo. Bageze kwa fisheriste hariya abanditse bose bagenda bisoma mwagenda arira uwundi arira yifata mu mutwe ati karabaye ariko wa mudamu izina ryo ntabwo ryabonetse mu batanu. Imana ishimwe. Rero tugomba kugira iyerekwa natwe ngo nanje mwami mereye ko biriho mbereye hiki. Ntabwo ari gusenga gusa, ntabwo ari kuvuga ubutumwa bwiza byonyene, ntabwo ari kuririmba byonyene. Ibyo ni byiza mu mwanya wabyo. Aho tugomba kugira ibikorwa bifatika. Niko n'ijambo rivuga, niko na Yakobo yabivuze ngo ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Zana ukwizera kandi n'ibikorwa byawe, weke ibikorwa byawe. Yesu nashimwe. Rero kwizera kudaje n'ibikorwa kugira umumaro imbere y'Imana n'abantu. Tugiye gusenga Imana rero kugira ngo Imana natwe dushobotse mu gihe tukihari, mu gihe tukiriho tugomba kuba umumaro mu maso y'Imana. Tugomba kugirira umumaro bene wacu, umumaro bagenzi bacu, nabo tutazi tubabere umumaro kuko ku Mana nivyo bifite akamaro. Tubaguruke dusenge. Wowe utabikora usaba Imana ibigushobotse. Wewe nawe kandi wumva wabikora usaba Imana ikongera izindi imbaraga. N'ikindi cyose ubwo kuye gusabira Imana niba ari cyo usaba imbabazi usaba Imana imbabazi. Ubwo umunsi nira gukora fondation nshasha usenye ibitari byubatse neza ubisenye bivaneho. Uyu munsi wubake neza utangire kubaka nawe. Munyuti ndagomba ntabwo kwezi gomba kurangira nanje ntabibye. Ntanyagije imbuto zanje hariya. Ntafite ndazinyanyagije. Haleluya. Amen. Data turagushima. Uri zina rye nirihabwa icubahiro. Iryo zina ryawe nirurangiranwa. Iryo zina ryawe niryo mutabazi wacu. Iryo zina ryawe turivuze tubone ubutabazi. Uyu munsi rero twemeranije naryo. Ijambo rye ritubwiye ko mwami Imana hari abatwitangiye imbere bagize ubuntu bwinshi. Ariko mu nyuma hashize igihe kirekire babonye kugira neza mwami kwawe. Kuko bakwizeye barakwizera bongera bakwizera no mu bikorwa byawe. Uyu munsi turi imbere zawe natwe Mana. Imitima yacu Yesu yitunganye. Aho twagize ubupfapfa, aho twafungije amaboko yacu, aho tutakoze nk'uko bikwiriye. Tubabarire tugire neza imbabazi. Imbabazi zibe mu mitima yacu. Weze buri muntu wese. Imitima yacu Mana yacu here akakanya. Uduhiyerekwa, uduhe mwami Imana yacu. Utwereke irindi yerekwa rishasha dukore ku maso. Kuvyo dukwiye gukora. Mana yacu imirimo yawe ni migari, imirimo yawe iragutse.
uduhe imigisha mu mirimo yacu mu buzi dukora, maze buri muntu wese abe icyo akwiye gukora. Dukore Mana yacu atari iby'amarangamutima, ariko dukore mu kwizera. Tugirire neza bose, dukore Mana yacu mu buryo bumwe no mu bundi. Dukoreshe amaboko yacu, dukoreshe imitima yacu, tukuvugire ijambo, tukuvugire Mana yacu, tukwamamaze kandi tugukore no mu bikorwa. Dusenge buri muntu wese w'Misiri ngo uzigire n'inshuro 7-8, ngo hashize igihe kirekire niho uzongera guhura nazo. Haleluya. Usomenya igitabo gatatu niho uza kubisanga. Hashize igihe kirekire uzongera uhwane na za mbuto zawe. Haleluya. Nabo niko abantu babikoze. Uyu Rusi nta bintu bigaragara yari afite, mugara afite imbaraga, yari afite n'ubuto. Haleluya. Ibyo bagabo uri kumbwira ntabwo byitayeho. Ndetse ukuntu twabanye neza mukecuru wanjye, ndetse ukuntu umugabo wanjye twari tubanye neza, none twahuye n'ibyago twese. Ntabwo ugomba kujya kugwa mu butayu, ntabwo ugomba kujya kugwa mu nzira nk'ihari. Nzakuvomera amazi, nzasenya inkwi, nzateka ubeho. Ibyo ubwira by'iwanyu by'imico yanyu bazanshake bamfata uko bashatse. Niyo mpamvu iki gihe Bowazi amaze kumugirira neza ngo yikubise hasi yubamye. Haleluya. Niki gitumye nkugiriraho umugisha? Ko bambwiye iby'amateka yanyu, ko ahantu twebwe atajambo tuhafite, niki ungiriye neza gutya? Haleluya. Nabasanga amakuru yamutanze imbere, ukora ineza izagutanga imbere. Yesu nashimye. Nugira ibyiza bizagutanga imbere, bizagutanga mu biri gukiri mu Bufaransa, bizakwitangira mu Budage ukiri muri France, bizakwitangira muri Afurika ukiri ino. Ibyo wakuye muri Afurika uzabisanga muri Europe, kuko wabikoze wanyanyagije ku nyanja kera. Muzongera guhura hashize igihe kirekire. Imana ishimye. Ngo aramubwira ijambo rikomeye ngo bansobanuriye. Haleluya. Haleluya. Nabo icyo yakoze bakigerayo nawe yagira kintu cyatuma uyu mwana wanje nanje yemerwa, ngira musobanure muri bene wacu. Amen. Haleluya. Nico ngira mukorera ubuvugizi. Haleluya. Ngo anyuragirana mu bantu bose mu Betelehemu, ati uyu mukobwa muzabona hose agira ubuntu bwinshi, yankoreye ibintu ntari bwaburire mu biseri biwacu muri bene wacu. Yankoreye ibintu, yabanye nanje mu rugendo, yasize umuryango wabo ku bwanje. Haleluya. Ubabwiye wese ngo Imana ikabitsindagira mu matwi, akabyumva kabiri gatatu, umubone gati dore wamenya buntu byinshi. Haleluya. Bowazi ngo yipfuza kumushira mu nzu, ati uyu mugore wamushira mu nzu yaba umuntu w'umumaro munini, yagira umumaro mwinshi, ineza yigenda imutanga imbere. Haleluya. Uyu munsi afite amateka kandi wabona atarafite ijambo. Yesu nashimye. Uyu Tabita nawe niko ku Tabita yanyagije imbuto ziwa kiriho mu nyanja mu mazi nyene, niyo yonyine gati nuzuruhuka imiruho yo mwisi. Haleluya. Ariko abatari muri gahunda y'Imana, Satana azabiba, akabiba bigahunda bikemera, ariko uwo kwa Yesu ntabwo azamwiba ntibikora. Yesu nashimye. Kandi agenda kubwira ikindi, ariko ndakivuga nyuma yo gusobanurira ijambo ryaha muri Rusi. Uyu nawe twumvise uyu Rusi nawe ni umwe mu bantu baranzwe n'ibikorwa byiza. Haleluya. Uyu Rusi kugira ngo aya mateka yiwe yandikwe, byandurutse inzara yarateye mu gihugu biti Betelehemu. Haba inzara irenze, inzara ivuze ubuhuha. Imana idufashe. Abantu batangira guhungira mu bihugu bumva bikigendeka. Inzara sibyo ubunakera yamyeho, igihe yatera ibintu bigacika. Umuryango umwe rero ugizwe n'umugabo n'umugore. Umugore hano banditsemo nariwe yitwa Orupa n'umugabo we n'abahungu babo babiri, bigira inama yo guhunga iyo nzara, baje ahantu mu gihugu cy'Imowabu, bumva aho inzara itaragerayo, bahungirayo. Imana idufashe. Bahungiyeyo, babayo bararya, barahaga, barakira inzara koko. Imana idufashe. Abahungu babo barakura, bagira gushaka abagore, bazana abagore bo mu ico gihugu b'abanyamahanga. Ico gihe hariko ibyago bibaterayo, umugabo w'uwo mugabo Rupa arapfa, abahungu be bose barapfa,
abakazana babo basigara bonyine atanakana basigaranye basigarana na nyirabukwe bonyine ibyago biratera umukecuru ararira aravuga ati hano ndahaboneye ibyago mpaboneye ibyago byavuze ngo Imana yabanguye ukuboko kundwanya Imana idufashe maze yigira inama yo gusubira iwabo ngo bumva ko i Betelehemu Imana yongeye kubagarurira igihe cyiza abantu bongeye kubona ibyo barya ahamagaza abakazana be uwitwa Rusi n'uwundi yitwa Rupa none icyo gihe aravuga ati bakobwa banje je ngiye gusubira iwacu ibyago byaraduteye ariko mwebwe muracari bato ndabinginze musubire iwanyu muzashaka abandi bagabo mubyare mubone abandi bana kuko jewe ndashaje ntabwo nkibasha nta bandi bana mfise b'abahungu kugira ngo nze ndabashingire nta nabo nteganya no kubyara mwisubire iwanyu bane banje mwarakoze Imana ibahe umugisha umukobwa umwe ngo arambura amaboko aramusezera amuhobera ati tuzoba tongera nagasaga n'agahwana Imana ihabwe icyubahiro ariko yuruza bati biragatsindwa ntabwo nakureka wenyine dore abana bose bagushizeho n'umugabo yagushizeho ubu ngiye kujyana nawe aho uzagwa niho nzagwa mbere n'Imana yawe niyo izaba Imana yanje igihugu cyawe nicyo kizaba igihugu canje ubu nasezeye igihugu cyacu nzaba uwo mu gihugu cyawe ti mukobwa waje kubyumva neza ibi bintu ntabwo wabibasha rero uracari muto aramwumvisha ibibazo azohura nabyo iwacu ntabwo bemera abanyamahanga nta n'umugabo uzabonayo urabyumva ati byose je nitayeho wewe ntabwo ushobora kuguta wenyene nta muntu ufise zo kuzanira amazi nta muntu uzagusenyera udukwi je nitayeho umva aho nzagwa niho nzagwa Imana ihabwe icyubahiro urumva uwo muntu anagereka hamuzaye ko n'Imana zabo zose aziseze Imana yabizaba Imana maze ngo bageze mu gihugu cyabo uyu mugore ngo atangira gupresenta uyu mukobwa abwira biwabo abwira aba mu miryango yabo ibyago bahuye nabyo atari ku uyu mukobwa ibyiza yankoreye agira ubuntu nawe bwinshi yanguye inyuma yanze gusubira mu muryango wabo mpaka ngo amperekeze no mu zabukuru aramubashimira Imana ishimwe kuko baramaze igihe abantu ari igihe kinini ngo baze y'imyaka 10 ko bitubwiye bari ntabyo bari bafite bari imyongo beze ntaki baba gutunga n'ubundi bufasha kuburyo ngo uyu mukazana yazagenda ahantu bari gusarura mu mirima akagendera inyuma yabo tujya tubagiye birengagiza twinganiro tumwe gatatu turaco tumaze agetonga agenda humba agenda atoragura akasaba ati ndabinginze mwebwe mundeke ngendera inyuma yanyu haleluya nze ndatoragura utuntu mubona atacu tukibamariye twebwe n'amabuko twe turakitumariye Imana ishimwe ngo agira umugisha abo bantu ngo agenda no mu murima w'umuntu witwa Bowazi uwo Bowazi nawe yari muramu wa mugore Yesu ashimwe haleluya ngo mumureke uwo mukobwa mutamurya umutima mutamurya uruhuha agenda agendera inyuma zanyu ngo abwira n'abasore basara bati ntihagire ikintu cyo mumuvugisha mumureke kandi ngo azanywa n'amazi nanyoterwa kuri bibindi byanyu mwavomye Imana ishimwe batungwa n'ubwo buryo ariko uwo Bowazi ngakomeza kumva amakuru meza y'uwo mukobwa ngo Imana ikomeza kumumukundisha haleluya haleluya kuburyo mu nyango yagiye kwitwa umucunguzi wabo Yesu nashimwe ngo ndi umucunguzi w'uyu muryango ntacyo muzamburana icyo muzashaka cyose nzaza mbaha ngo ageraho kubareka ngo batunge n'utwagiye guhumba hari inyuma akaza baheza ku ngano nziza basekuye haleluya Imana icyo yagiye gukora niki uyu mukobwa ngo amaze kumugirira neza nibwo ngo yikubita imbere y'ubaga ati niki gitumye nkuguriraho umugisha niki gitumye ngira ibintu muri imbabazi nkizi ubwanje ndi umunyamahanga abise n'abantu bwari ubwoko Imana yarashize hejuru bagomba kuba abantu bonyene nta bandi bantu bagomba kugira ico basangiye
haleluya kandi nanjye ndabwira yamubwiye ati wacu rero mumenye ko wowe nta jambo uzaba hafite nubwo nkurikiye ubimenye ati byacu bintu hari Imana ishimwe nishaka ko we nzaguherekeza nzakugirira neza uzisaze uzarinda upfa umerewe neza utifujije ikintu na kimwe nk'ibo Imana ishimwe Bowazi nawe rero yumva ibyo bintu yakoreye uwo mukecuru amwitaho ngo amugirira neza atitayeho yuko ari umunyamahanga Imana ishimwe haleluya imirimo myiza ihindura isura yawe imirimo myiza ihindura n'ingeso zawe ihindura mbere niyo wavukiye kavukire kawe ikahahindura hakaba heza Imana ishimwe haleluya ngo amubwira ngo Bowazi ngo amubwira ngo bambwiye haleluya basobanuriye neza wakoreye nyoko bukwe ibyiza bamukoreye barabimbwiye none uyu munsi Uwiteka kwitura neza yawe haleluya Uwiteka kwituye ibyo wakorera abikwiture birengeje bisumbirije Imana ishimwe haleluya ngo Imana y'Abisirayeli wahungiye mu mababa yayo wamenye ubwenge wahungiye mu mababa y'Imana kubona wasize igihugu cyanyu ugasiga n'ubwoko bwanyu n'imiryango yanyu wahungiye munsi y'amababa y'Imana niyo mpamvu ugomba kugirirwa neza Imana ishimwe ukomeje usoma uyu Bowazi yagiye kuba umugabo w'uyu mugore Yesu nashimwe uyu mugore Rusi yagiye kuba nakuruza wa Yesu kuko Yesu yagiye kuvukira mu muryango wa Dawidi Dawidi rero n'umuzukuruza wa Rusi haleluya Yesu yavukiye mu muryango kwa Rusi Imana ishimwe wa munyamahanga hariya umubwambira atagomba kuba afite ijambo mu Bisirayeli umwe yavuga ngo ibyo naco bintu nkwaye ndashaka ko we nguherekeza ushobora kugwa mu nzira ushobora kwicwa n'umwuma mu nzira ushobora kwicwa n'inzara mu nzira ibyo bashaka bafata uko bashatse Imana y'imijuru yumviyo neza nayo imwituye neza haleluya imuha n'icyubahiro uyu munsi yanditswe mu gitabo hano yanditswe mu mateka hari Abisirayeli benshi buzuye 100% batigeze bandika muri iki gitabo haleluya mu maraso n'iki b'umuryango wa Aburahamu batanditswe muri kino gitabo ariko umunyamahangakazi yizeye Imana y'indabukwe kandi akora neza uyu munsi yanditswe hano Yesu ati ngomba kuvukira mu muryango wawe nyine Imana ihabwa icyubahiro haleluya niyo mpamvu rero tukiri mu isi Imana nitugirira neza nidutiza ibikorwa byiza nigutiza ubuzima nigutiza uburyo korera neza ukiriho kogira neza ukihari haleluya kuko ijya neza yawe irafite ahantu Imana yandika wewe ushobora kutayandika n'ubwira neza ashobora kutabyandika ashobora no kubyibagirwa ariko hari umunsi Imana izabikugiriramo neza izabikwibutsa ngo ndibutse Imana ishimwe haleluya niko n'umwanditsi wahariye mu gitabo cy'umubwiriza 3 yavuze ngo nyanyagiza imbuto yawe ku nyanja haleluya tera hariya kure mu nyanja imbuto zawe muri yose ya hariya aho utizeye muzongera no kuzibona aho utizeye n'izindi nyungu haleluya aho utagira ngo ngiye gucuruza burya nibyo yavuga nyanyagiza hariya kure yavuze yose yavuze inyanja ahantu utogera kubibona ubundi yaravuze ngo fata ibyawe ubibibe kuri ba bandi utizeye ko n'izindi nyungu babakene hariya bakenye babandi babona babatindi atakibona bazogusubiza bamuta ugira uti uyu ndamuhaye nk'umufasha niyo mukundisha haleluya haleluya kuburyo mu ntango yagiye kwitwa umucunguzi wabo Yesu nashimwe ngo ndi umucunguzi w'uyu muryango ntaco muzamburana ico muzashaka cyose nzaza mbaha ngo ageraho kubareka ngo batunge ntitwagiye guhumba hari inyuma akaza baheza ku ngano nziza basekuye haleluya Imana icyo yagiye gukora niki uyu mukobwa ngo amaze kumugirira neza nibwo ngo yikubita imbere y'uba ati niki gitumye nkugiriraho umugisha niki gitumye ngirira impuhwe n'imbabazi nkizi ubwanje ndi umunyamahanga Abisirayeli n'abantu bwari ubwoko Imana yarashize hejuru bagomba kuba abantu bonyene nta bandi bantu bagomba kugira ico basangiye
Haleluya. Kandi nayo ndabukari yamubwiye ati iwacu rero numenye ko wowe nta jambo uzaba uhafite nubwo nkurikiye ubimenye ati byacu ni intwari. Imana ishimwe. Nishaka ko we nzaguherekeza nzakugirira neza uzisazira uzarinda upfa umerewe neza utifujije ikintu na kimwe nkiriho. Imana ishimwe. Bowazi nawe rero yumva ibyo bintu yakoreye uwo mukecuru amwitaho ngo amugirira neza atitayeho yuko ari umunyamahanga. Imana ishimwe. Haleluya. Imirimo myiza ihindura isura yawe. Imirimo myiza ihindura n'ingeso zawe. Ihindura mbere niyo wavukiye kavukire kawe ikahahindura hakaba heza. Imana ishimwe. Haleluya. Ngo amubwira ngo Bowazi ngo amubwira ngo bambwiye. Haleluya. Bansobanuriye neza wakoreye nyoko bukwe. Ibyiza bamukoreye barabimbwiye. None uyu munsi Uwiteka kwitura ineza yawe. Haleluya. Uwiteka kwitura ibyo wakoze mbere abikwiture birengereje bisumbirije. Imana ishimwe. Haleluya. Ngo Imana y'Abisirayeli wahungiye mu mababa yayo. Wamenye ubwenge wahungiye mu mababa y'Imana. Kubona basize igihugu cyanyu ugasiga n'ubwoko bwanyu n'imiryango yanyu. Wahungiye munsi y'amababa y'Imana. Niyo mpamvu ugomba kugirirwa neza. Imana ishimwe. Ukomeje usoma uyu Bowazi yagiye kuba umugabo w'uyu mugore. Yesu nashimwe. Uyu mugore Rusi yagiye kuba nakuruza wa Yesu. Kuko Yesu yagiye kuvukira mu muryango wa Dawidi. Dawidi rero n'umuzukuruza wa Rusi. Haleluya. Yesu yavukiye mu muryango kwa Rusi. Imana ishimwe. Wa munyamahanga hariya umugambira atagomba kuba afite ijambo mu Bisirayeli. Umwe yavuga ngo ibyo naco bintwaye. Ndashaka ko we nguherekeza. Ushobora kugwa mu nzira. Ushobora kwicwa n'umwuma mu nzira. Ushobora kwicwa n'inzara mu nzira. Ibyo bashaka bafata uko bashatse. Imana y'imijuru yumviyo neza. Nayo imwituri neza. Haleluya. Imuha n'icyubahiro uyu munsi yanditswe mu gitabo hano. Yanditswe mu mateka. Hari Abisirayeli benshi buzuye 100% batigeze bandika muri iki gitabo. Haleluya. Mu maraso n'iki n'umuryango wa Aburahamu batanditswe muri kino gitabo. Ariko umunyamahangakazi yizeye Imana n'Imana y'indabukwe kandi akora ineza uyu munsi yanditswe hano. Yesu atigomba kuvukira mu muryango wawe nyine. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Haleluya. Amen. Niyo mpamvu rero tukiri mwisi Imana nitugirira neza. Nidutiza ibikorwa byiza. Nigutiza ubuzima. Nigutiza uburyo. Korera ineza ukiriho. Kogira ineza ukihari. Haleluya. Kuko ijya neza yawe irafite ahantu Imana yandika. Wewe ushobora kutayandika. Nugira ineza ashobora kutabyandika. Ashobora no kubyibagirwa. Ariko hari umunsi Imana izabikugiriramo neza. Izabikwibutsa ngo ndibutse. Imana ishimwe. Haleluya. Niko n'umwanditsi wahariye mu gitabo cy'umubwiriza 3 yavuze ngo nyanyagiza imbuto yawe ku nyanja. Haleluya. Tera hariya kure mu nyanja imbuto zawe. Muri yose ya hariya. Aho utizeye ngo uzongera no kuzibona. Aho utizeye n'izindi nyungu. Haleluya. Amen. Aho utagira ngo ngiye gucuruza. Burya nibyo yavuga. Nyanyagiza hariya kure. Hariya kure yavuze hose yavuze inyanja hariya utogera kubibona. Ubundi yaravuze ngo fata ibyawe ubibibe kuri babandi utizeye ko n'izindi nyungu. Babakene hariya bakenye. Babandi babona babatindi atakibona azogusubiza. Bamutabwira uti uyu ndamuhaye nk'umufasha. Niyo nyanja umubwiriza yavuga. Nyanyagiza imbuto yawe ku mazi aho utazongera no kuzibona ukundi. Mbere ngo uzigire n'inshuro 7-8 ngo hashize igihe kirekire niho uzongera guhura nazo. Amen. Haleluya. Amen. Usomye igitabo 3 n'uza kubisanga. Yes. Hashize igihe kirekire uzongera uhwane na za mbuto zawe. Haleluya. Nawe niko abantu babikoze. Uyu Rusi nta bintu bigaragara yari afite. Mugara afite imbaraga. Yari afite n'ubuto. Haleluya. Amen. Ibyo bagabo uri kumbwira ntabwo mbyitayeho. Ndiye tukuru twabanye neza mukecuru wanjye. Ndiye tukuru umugabo wanjye twari tubanye neza. None twahuye n'ibyago twese. Ntabwo ugomba kujya kugwa mu butayu.
ntagomba kuja kugwa mu nzira nk'ihari nzakuvomera amazi nzasenya inkwi nzateka ubeho ibyo umbwira by'iwanyu by'imico yanyu bazanshake bamfata uko bashatse niyo mpamvu iki gihe Bowazi amaze kumugirira neza ngo yikubise hasi yubamye haleluya niki gitumye nkugiriraho umugisha ko bambwiye iby'amateka yanyu ko ahantu twebwe atajambo tuhafite niki ungiriye neza gutya haleluya nabasanga amakuru yamutanze imbere ukora ineza izagutanga imbere Yesu nashimye nugira ibyiza bizagutanga imbere bizagutanga mu biri gukiri mu Bufaransa bizakwitangira mu Budage ukiri muri France bizakwitangira muri Afurika ukiri ino ibyo wakoze muri Afurika uzabisanga muri Europe kuko wabikoze wanyanyagije ku nyanja kera muzongera guhura hashize igihe kirekire Imana ishimwe ngo yamubwira ijambo rikomeye ngo bansobanuriye haleluya haleluya nabo icyo yakoze bakigerayo nawe yagira ikintu cyatuma uyu mwana wanje nanje yemegwa ngira musobanure muri bene wacu amen haleluya nico ngira mukorera ubuvugizi haleluya ngo anyuragirana mu bantu bose mu Betelehemu ati uyu mukobwa muzamubona hose agira ubuntu bwinshi yakoreye ibintu ntari bwabure mu biseri wacu muri bene wacu yakoreye ibintu yabanye nanje mu rugendo yasize umuryango wabo ku bwanje haleluya amen uwabibwiye wese ngo Imana ikabitsindagira mu matwi akabyumva kabiri gatatu umubonye gati dore wa munyabuntu mwinshi haleluya Bowazi ngo yipfuza kumushira mu nzu ati umugore wamushira mu nzu yaba umuntu w'umumaro munini yagira umumaro mwinshi ineza yigenda imutanga imbere haleluya uyu munsi afite amateka kandi wawe atarafite ijambo Yesu nashimye uyu Tabita nawe niko kuko Tabita yanyanyagije imbuto ziwe akiriho mu nyanja mu mazi aho atabona ngo nta nyungu mbishakamo je nkoze ibyo ngomba gukora ariko ngo hashize igihe kirekire byamutanze byagiye ku rupfu bibwira urupfu ngo murekure haleluya Yesu nashimye bugende byagiye kurwana n'urupfu yamyene yadodera abapfakazi yagiye imbere y'urupfu ntabwo bakumutwara yatugiriye neza murekure amarira y'imfubyi agenda imbere y'urupfu aratangira Yesu nashimye maze Yesu nabiheshe umugisha Imana ishimwe haleluya Petero bamaze kumwiganira kumubwira amakuru bamaze gutondana imyenda ibimenyetso baje bati ntabwo twamubwira gusa ngo bigire icyo bivuze reka tubize nabibone umwe ati iyi shati nambaye yayindedeye ku buntu iyi kanzu nambaye niyo yimpaye iyi nkweto nuko abana batagira base na banyina niwe yanyigisha niwe yangaburira niwe yangirira ibintu bitandukanye none ndacahe ndabigenza gute Petero ngo biruzura mu mutima yumva akwiye kuja kubwira Imana ye ati ndabinginze mu mbise gato hariho ngiye kubwira ari bubikore Imana ishimwe ngo aravuga ngo ahindukirira intumbi ngo ndavuze ngo Tabita nubyuke Imana ishimwe haleluya maze ngo Tabita arabyuka amuzanira abera n'abapfakazi babyinira Imana bakomera amashimana impundu ziravuga Tabita yongera gukora imirimo Imana ishimwe Yesu nashimwe natwe rero nukuvuga iki tukiri mu buzima Imana ikidutijagahe ntabwo tugomba kuba gutyo gusa ugomba kugira uti nanje Imana muri iyi minsi y'imyaka nkirimo sinzi igihe cyanje ndagomba kwije wambeshejemo umugisha ngomba nanje kubitanga nk'umusaruro ku bandi babandi badashoboye mwami hari abantu tuzatubona gutya na gutya tuzatubibona hirya no hino turabizi kandi nawe wisubize inyuma gato ushobora kuba harageze igihe nawe wifuza ubufasha hari abandi bifuza ubufasha kandi mu buzima bwacu tuhora twifuza ubufasha Yesu nashimye ariko nawe nuko bigomba ko mu nzu yawe mu bikorwa byawe mu butame bwawe n'uburuhe bwawe hagomba kuvamo imbuto nawe unyanyagije ku mazi Yesu nashimye arya amazi azazitwariyo mu burasirazuba mu burengerazuba gosha droite ariko ntuzi igihe umuyaga uzabihuha buke buke ukabigarukanira nibe tumubizavuze ngo muzongera guhura hashize igihe kirekire Yesu nashimye
haleluya ugomba kumenya ngo nanje ntabwo ngomba gufata umushahara wanjye ndawurye ndawurangiza nubwo ari ukungana kose ndagomba gufataho nanje ngende kubiba nyanyagize hariya ku mazi hariya kuba ataco dusangiye ndetse kwa mwene wacu ntabwo ari aho honyene mama umbyara ntabwo ari aho honyene mama wumva nk'itegeko wawe uri ku nyanja hariya uwo naho kubiba ya za mbuto zawe naho ngo bamye ngo hari ikintu kugira ikaro ntaka Imana ishimwe Yesu nashimwe kuko uriya muntu ijambo aza kuvuga Imana iguha umugisha uwo mugisha uraza muri bya bikorwa byawe bikarama umugisha ukaza muri ya mirimo yawe ikagira umugisha ndibuka ubona bw'umuntu yakora akazi hagera igihe cyo kugabanya abakozi amakuru araza aravuga ati yeme ati attention bagiye kugabanya abakozi hano hagiye kuba chômage yatuye ijambo bataranafisha bagati cyo nzi izina ryanjye ntabwo ririmo nasangira n'Imana haleluya salere yanje nayisangira n'Imana ndazi izina ryanjye ntabwo ririmo bageze kwa officialiste hariya abanditse bose bagenda bisoma mwagenda arira uwundi arira yifata mu mutwe ati karabaye ariko wa mudamu izina rye ntabwo ryabonetse mu bakara Imana ishimwe rero tugomba kugira iyerekwa natwe ngo nanje mwami mbere y'iki ko biriho mbere y'iki ntabwo ari gusenga gusa ntabwo ari kuvuga ubutumwa bwiza byonyene ntabwo ari kuririmba byonyene ibyo ni byiza mu mwanya wabyo ariko tugomba kugira ibikorwa bifatika niko n'ijambo rivuga niko na Yakobo yabivuze ngo ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye zana ukwizera kandi ibikorwa byanjye bweke ibikorwa byanjye Yesu nashimye rero kwizera kudaje n'ibikorwa kugira umumaro imbere y'Imana n'abantu tugiye gusenga Imana rero kugira ngo Imana natwe dushoboze mu gihe tukihari mu gihe tukiriho tugomba kuba umumaro mu maso y'Imana tugomba kugirira umumaro bene wacu umumaro bagenzi bacu nabo tutazi tubabera umumaro kuko ku Mana nivyo bifite akamaro tubaguruke dusenge wowe utabikora usaba Imana ibigushoboza wewe nawe kandi umva wabikora usaba Imana ikongere izindi imbaraga n'ikindi cyose ngukwiye gusabiraho Imana niba icyo usaba imbabazi usaba Imana imbabazi ubwo umusirira gukora fondation nshasha usenye ibitari byubatse neza ubisenye bivaneho uyu munsi wubake neza utangire kubaka nawe munyiti ndagomba ntabwo kwezi gomba kuranga nanje ntabibye ntanyagije imbuto zanje hariya ntafite andazi nyanyagije haleluya data turagushima uri zina rye nirihabwa icubahiro iryo zina ryawe nirurangiranwa iryo zina ryawe niryo mutabazi wacu iryo zina ryawe turivuze tubona ubutabazi uyu munsi no twemeranije naryo ijambo rye ritubwiye ko mwami Imana hari abatwitangiye imbere bagize ubuntu bwinshi ariko mu nyuma hashize igihe kirekire babonye kugira neza mwami kwawe kuko bakwizeye barakwizera bongera bakwizera no mu bikorwa byabo uyu munsi turi imbere zawe natwe Mana imitima yacu Yesu yitunganye aho twagize ubupfapfa aho twapfunyije amaboko yacu aho tutakoze nk'uko bikwiriye tubabarire tugire neza imbabazi zive mu mitima yacu weze buri muntu wese